Haleluya, haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka muri uyu mugoroba dushime Imana ko iduhaye amagara mazima, ikabitwemereye yuko tuba mu nzu yayo tuyihimbaza, twumva indirimbo nk'izi ngizi, kandi twese dushima Imana mu mitima yacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni bangahe bamfasha tubikuye ku mutima? Ni bangahe bamfasha gushima aba bana bavuye aha ngaha bamaze guhimbaza Imana mu ndirimbo? Ni ukuri mwabana mwe ibiganza nibashima, Imana ibaha umugisha. Baririmbye neza amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa, avuga ukuntu Abisirayeli bagombaga kwigisha abana babo amategeko y'Imana. Ayo magambo avuga neza ko bagombaga kwigisha abana amategeko y'Imana ngo bakayahimbamo n'indirimbo, maze abana bakajya bayaririmba kugeza ubwo badashobora kuyibagirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese mwiriwe neza? Yesu ashimwe. Mwiriwe neza? Imana ni nziza ibihe byose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndashima Imana ko kuri uyu mugoroba iduhaye amahirwe. Mfite amatsiko yo kureba niba muri iri teraniro harimo abashyitsi. Mbese muri iri teraniro haba harimo abashyitsi badasanzwe basengera muri iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ariko uyu munsi tukaba twagize umugisha wo kubagira bagaterana natwe. Niba bahari nibashyira ikiganza cyabo hejuru maze dusuhuzanye. Niba bahari mushyire ibiganza byanyu hejuru. Mbese ndi kureba umuntu umwe gusa, ni babiri. Imana ibaha umugisha. Nidusoza ndabaha impano, niza kubyibagirwa mubinyibutse, kandi nihaba hari n'abandi nabo turabaha, ntawe uri butahiraho. Imana ibaha umugisha. Ndashaka kureba abantu bibuka icyigisho twize ni mugoroba. Niba ukibuka shyira ukuboko kwawe hejuru. Niba wibuka icyo twabashije kwiga ni mugoroba, shyira hejuru ndebe. Shyira hejuru umuntu wibuka ikintu twize ni mugoroba. Ni mugoroba amenya nta teraniro ryari rihari. Yesu ashimwe. Abantu bibuka ikintu twize ni mugoroba bari. Murahari? Yego. Aha. Twibutse icyo twize ni mugoroba. Amena. Imana isubirisha umuriro niyo Mana. Ihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye kwiga ngo gucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Gucungurwa k'ubwoko. Reka duce bugufi dusenge. Uhoraho Imana data wa twese nyiringabo, turagushimye, uhabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba mwiza tunejejwe n'uko uri Imana yacu kandi y'ibihe byose. Turakunezerewe cyane, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kongera kuba mu nzu yawe. Tugushimiye ko waduhaye amasezerano y'uko icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Tugushimiye kandi ko wadusezeraniye ko uzatwoherereza umwuka wera. Muri uyu mugoroba turamukeneye ngo azamure kwizera kwacu. Tugushyize mu biganza ijambo ryawe tugiye kwiga kugira ngo abari wowe uritwigisha, kuko ubwenge bwa muntu ni bugufi ntabwo bwabishobora, ariko turi hamwe nawe byose birashoboka. Duha umugisha muri uyu mugoroba, natwe twiteguye kuwakira mu izina rya Yesu. Gucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Mufate Bibiliya zanyu maze dusome amagambo ari mu gitabo cyitwa Kuva, igice cyaho cya 34. Gitabo cyitwa Kuva, igice cya 34. Kuva igice cya 34. Mufate Bibiliya zanyu. Mbese murazifite? Reka dusome ku murongo wa 23. Haranditse ngo uko umwaka utashye, abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Umwami Uwiteka Imana y'Abisirayeli ibihe bitatu, kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga, nkagura ingabano zawe,
kandi ntawe uzifuza igihugu cyawe nujya ujya kuboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe. Ibihe bingahe? Ibihe bitatu. Uko umwaka ugenje ute? Yesu ashimwe. Mbese turi kumwe? Abantu turi kumwe mushyire ibiganza hejuru ndebe. Turasomye mu Kuva igice cya 34 duhereye ku murongo wa 23, amagambo avuga ngo uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bazajye bajya kuboneka imbere y'Uwiteka i Yerusalemu. Ibihe bingahe? Ibihe bitatu. Ibyo bihe bitatu Imana yari yarategetse Isirayeli kuzajya bajya kuboneka imbere y'Imana. Ibyo bihe bitatu byari ibihe? Ese bagombaga kujya gukora iki? Ni iyihe mpamvu Imana yari yarabategetse kuzajya bajyayo? Ibyo bihe bitatu muri aya masaha nibyo tugiye kurebera hamwe, twiga insanganyamatsiko ivuga ngo gucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Ibanga Abisirayeli bari bafite ryo kurindwa n'Imana kwabo ryari rishingiye ku bihe bitatu bajyaga bajya i Yerusalemu maze bakajya kuboneka imbere y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ibihe bitatu bagombaga kujya i Yerusalemu bakajya kubonana n'Imana, bakajya mu mwiherero uyobowe n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Maze ibyo bihe bitatu bagiraga byari ibihe? Igihe cya mbere bajyaga i Yerusalemu bagombaga kujya mu rugendo bajya muri Pasika y'Uwiteka. Haleluya. Bagombaga kujya muri Pasika y'Uwiteka. Ndaje mbabwire Pasika y'Uwiteka. Muri Pasika iyo babaga bagiyeyo ni ibiki bagombaga kwibuka? Hanyuma igihe cya kabiri bagombaga kujya i Yerusalemu. Igihe cya kabiri bagombaga kujya i Yerusalemu, bagombaga kujya i Yerusalemu mu munsi mukuru w'impongano. Haleluya. Icyo ni icya kangahe? Ni icya kangahe? Ni icya kabiri. Bagombaga kujya i Yerusalemu ku munsi mukuru w'impongano. Igihe cya gatatu bagombaga kujya i Yerusalemu ni iminsi mikuru y'ingando. Izina ry'Imana rihimbazwe. Abisirayeli bagombaga kujya mu minsi mikuru y'ingando. Abisirayeli bagombaga kujya mu munsi mukuru w'impongano. Abisirayeli bagombaga kujya muri Pasika y'Uwiteka i Yerusalemu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero mbese igihe kubera iki bagombaga kujya i Yerusalemu mu munsi mukuru wa Pasika? Ubundi se muri Pasika ni ibiki babaga bagiye kwibuka? Byabaga ari umunsi mukuru bakajya muri Pasika, ariko hari ibintu barimo kwibuka. Ni ibiki bagombaga kwibuka? Ndashaka ko mujya mu Kuva igice cyaho cya 12 umurongo wa 26. Kuva igice cya 12. Twihute cyane. Musi turakoresha amasomo atari menshi cyane ariko atari na makeya. Kuva 12 maze turebe. Abisirayeli bagombaga kujya muri Pasika. Kuva igice cya 12 umurongo wa 26. Umurongo wa 26 haranditse ngo kandi uko abana banyu bababajije bati uyu muhango wanyu n'uwiki, mujye mubasubiza muti ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu. Haleluya. Abana bagombaga kubabaza bati uyu muhango n'uwiki. Baravuga bati iyi ni Pasika y'Uwiteka, kuko Uwiteka yanyuze ku mazu yacu yari ari mu Egiputa agakiza Abisirayeli. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nuko rero maze bagakomeza bati ngo icyo gihe yicaga abanyegiputa, abantu barunama bikubita hasi. Abisirayeli baragenda babigenza batyo uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni abariko bakora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uwo muhango wa Pasika ngiki cyo wasobanuraga ukuntu Abisirayeli igihe bari bakiri muri Egiputa ngo Uwiteka yabarokoye akoresheje amaboko akomeye, abanyegiputa bagapfa, imfura zo mu Egiputa zigapfa, maze amazu y'Abisirayeli yose akarokoka. Iyo ngiyo Imana yababwira ngo uhereye uwo munsi barokowe bajye bagiye Yerusalemu bajya kwizihiza Pasika y'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Umva rero, iyo babaga bagiye kujya muri Pasika ibura iminsi mikeya ngo igere. Mu Bisirayeli byabaga ari ibirori. Umuntu wese akajya avuga ati none se uzajya muri Pasika? Ati yego nzajyayo.
nuko ababyeyi baba bari iwabo mu muryango bakabwira abana bati mwabana mwitegure tuzagiye Yerusalemu. abana bati none tuzagiye Yerusalemu gukora iki? Tuzajya muri Pasika. Yesu ashimwe. Iyo babaga bari iwabo mu miryango hari ibintu batirengagizaga kubwira abana babo. Bababwiraga iki? Bababwiraga aya mateka ngiye kubabwira. Amazi, bababwiraga ukuntu muri Egiputa habayemo ibyago 10, kandi ibyo byago 10 byose byabagaho ari uko ubwoko bw'Imana, Imana iri kubwira Mose ko ni bagomba kuva ahangaha bakajya mu gihugu cy'iwabo cy'isezerano. Ariko Farawo wari aho ngaho muri Egiputa ntabwo yabemereraga. Farawo yanze yuko ubwoko bw'Imana bugenda, ariko amaherezo ubwoko bw'Imana bwavuye mu Egiputa bujya iwabo, Imana ihabwa icyubahiro. Rero maze bibukaga iki igihe babaga bari aho ngaho? Dore ibintu bibukaga ibi byago uko ari 10 byateye mu Egiputa. Icyago cya mbere cyateye mu Egiputa igihe Farawo yangaga kurekura ubwoko bw'Imana. Icyago cya mbere cyabaye ni iki? Amazi yabaye amaraso. Yesu ashimwe. Amazi yabaye iki? Amazi yabaye amaraso. Mbese ushobora gutekereza ukuntu abantu amazi yabaye amaraso, amazi menshi atemba cyangwa se mu nzuzi cyangwa mu migezi, mu marobine, ahantu hose hari ikintu cyitwa amazi kigahinduka iki? Amaraso. Ushobora kwibaza ukuntu amazi yose ahantu hose ubona amazi ashobora guhinduka amaraso. Mbese ushobora kubyibaza? Ntago mbizi niba mu ntekerezo zawe ubitekereza, ariko reka nkubwire, Imana isubirisha umuriro yonyine niyo ibishoboye. Amazi yahindutse amaraso. Abanyegiputa bajyaga bajya kuvoma bagasanga amazi yabaye amaraso. Abisirayeli bajya nivomesha bagasanga amazi ni mazima. Haleluya. Bagasanga amazi ni mazima kuko bamaze kwiyegurira Imana isubirisha umuriro. Ntago basengaga ibigirwamana, maze bagasanga amazi ni mazima. Mu gihe abanyegiputa bagiye kuvoma bagasanga amazi yahindutse amaraso. Icyago cya kabiri cyateye muri Egiputa, ibikeri byuzuye igihugu cyose. Yesu ashimwe. Ibikeri murabizi? Yesu ashimwe. Ubu ahangaha twicaye haramutse hasimbutse igikeri kigahera hariya gisimbuka, waba ureba ukuntu abantu bakwira imishwaro, ari igikeri kimwe. Yesu ashimwe. Igikeri gisimbutse kikagwa ahangaha muri izi ntebe bano bana bari, waba ureba ko hasigaramo n'umwe. Ariko muri Egiputa ni mureba ukuntu ibikeri byuzuye Egiputa yose. Mu mazu y'Abanyegiputa ibikeri biruzura, mu nkono batekaga ibikeri biruzura, mu myenda bambara ibikeri biruzura, mu ntebe zabo ibikeri biruzura, bajya mu kuryama mu buri bagasanga ibikeri biruzuye. Ndashima Imana yuko mu Bisirayeli nta bikeri byagezeyo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nuko ayo mateka yose iyo bajyaga bajya muri Pasika bicazaga abana babo mu miryango bakababwira aya mateka, abana nabo bakavuga bati koko Imana yacu burya irakomeye, ni Imana nziza ihabwa icyubahiro. Abana bagafatanyiriza hamwe kujya muri Pasika. Nuko nanone icyago cya gatatu cyateye muri Egiputa, hateye inda, ndetse no kwa Farawo hose zagezemo. Hateye iki? Inda. Inda zarateye zigera ku bantu bose b'Abanyegiputa. Ndashimira Imana yuko Abisirayeli aho bari nta nda zahageze. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese Imana irinda ubwoko bwayo? Yego, izina ry'Imana rihimbazwe. Icyago cya kane cyateye, hateye ibibugu bihinduka amarumbo. Hateye iki? Ibibugu. Murebe mu Kuva, harimo amasomo amwe namwe tugenda dusoma. Kuva igice cyaho cya 8 umurongo wa 18. Kuva twihute cyane. Kuva igice cyaho cya 8, igice cya 8 umurongo wa 18. Tureba icyago cya kane cyitwa ibibugu. Umurongo wa 18 haranditse ngo, kuri uwo munsi, Yesu ashimwe, kuri uwo munsi igihugu cy'Igosheni aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y'ibibugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi. Mana we, ubwo se murabyumvise? Igosheni Abisirayeli bari batuye nta bibugu byahageze, kugira ngo bamenye yuko Uwiteka ari hagati y'isi.
kandi Uwiteka arakomeza ati kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iti kandi njyewe nzashyira ikimenyetso hagati yanjye n'ubwoko bwawe. Abwira Farawo hagati y'ubwoko bw'Imana hariho itandukaniro. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko ibintu ndi kuvuga muri kubyumva? Mbese muri kubifata bikaba mu mitima yanyu? Ukuntu ubu bwoko bw'Imana i Gosheni aho bari batuye, Farawo yahengeza ngo yumve n'amakuru yuko i Gosheni hari n'ikibugu cyarenze igipangu kikajyayo, bagasanga Abisirayeli bari amahoro. Kuko Imana yari yaravuze ngo hagati y'ubwoko bwanjye n'abanyamahanga hazaba itandukaniro. Imana ihabwe icyubahiro. Oya, reka nkubaze, itandukaniro ubundi wowe ujya uribona? Imana ko yifuza ko haba itandukaniro, ujya uribona? Ntago mbizi. Icyago cya gatanu cyarateye rero. Icyago cya gatanu cyarateye, icyago cyitwa Muryamo. Dusome mu Kuva igice cya 9 hateye Muryamo. Igice cya 9 umurongo wa 4 kugeza wa 6. Mwumva uko byari bimeze. Hatera icyago cya Muryamo. Byagenze bite mu Bisirayeli no mu Banyegiputa? Kandi Uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'Abisirayeli n'amatungo y'Abanyegiputa. Ngo azagenza ate? Azarobanura hagati y'amatungo y'Abisirayeli n'ay'Abanyegiputa. Iyi Muryamo ni indwara yagombaga gufata amatungo yose agapfa. Maze ngo kandi Uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'Abisirayeli n'amatungo y'Abanyegiputa. Ntihazapfa na rimwe mu y'Abisirayeli. Haleluya. Yose ntihazapfa na rimwe mu y'Abisirayeli yose. Uwiteka ategeka igihe ati ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uwiteka arabikora. Haleluya. Amatungo yose y'Abanyegiputa arapfa, ariko amatungo y'Abisirayeli ntihapfa na rimwe. Umva gutabarwa ku bwoko bw'Imana. Igihe mu Egiputa hateraga ibyago 10, Imana yahagararaga ku bwoko bwayo ikavuga ati mwebwe mwamuhungiyeho, nta na rimwe amatungo yanyu azarwara Muryamo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nuko aya mateka yose jewe ndimo kubibutsa igihe babaga bari kujya muri Pasika. Mbese bari kwitegura kujya muri Pasika, igihe bari kubyitegura mu miryango yabo, ni ibiki mu ntekerezo zabo bibukaga? Bibukaga gucungurwa kwabo bava muri Egiputa. Nuko rero bagakomeza bakabyibuka. Reka dukomeze. Icyago cya 6 cyateye mu Egiputa ni ibisebe. Yesu ashimwe. Hateye ibisebe bikomeye, Abanyegiputa bose barwara ibisebe. Ariko ndashima Imana ko i Gosheni nta gisebe cyagezeyo. Ubwoko bw'Imana bwakomeje kuba amahoro. Hanyuma hateye rero icyago cya 7 cyitwa urubura. Urubura kuva igice cya 9 umurongo wa 20. Reka dusome igice cya 9 umurongo wa 20 turebe uko handitse. Umurongo wa 20 haranditse ngo ubashye ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu. Ndi gusoma mu Kuva igice cya 9 umurongo wa 20. Uwubashye ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu ba Farawo. Uwubashye ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu ba Farawo ahungishiriza abagaragu be n'amatungo ye mu nzu, mu mazu no mu biraro. Utitaye ku ijambo ry'Uwiteka arekera abagaragu be n'amatungo ye mu gasozi. Yesu ashimwe. Abantu igihe hateraga urubura, umuntu witaye ku ijambo ry'Uwiteka yahungishije amatungo ye. Yesu ashimwe. Kandi kuko yitaye ku ijambo ry'Imana, ndashimira Imana ko nta kibazo yagize. Urubura ntago rwigize rumwicira amatungo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero umurongo wa 26, umurongo wa 26 haranditse ngo mu gihugu cy'i Gosheni aho Abisirayeli bari niho rutaguye honyine. Yesu ashimwe. Ariko muri kubyumva, mu gihugu cy'i Gosheni aho Abisirayeli babaga mu nkambi yabo baho bari bakambitse, niho honyine hatageze urubura. Izina ry'Imana rihimbaza. Mbese Imana yacu ni nziza. Yego rwose. Nuko rero
ubwo rero icyo y'icyago cya karindwi cyitwa urubura cyateye. Hatera ikindi cyago, hateye ikindi cyago cyitwa inzige, ariko turi kugendana. Hateye inzige, maze igihe hateraga inzige mu gihugu cy'Igosheni nta nzige zigeze zihagera. Maze hateye ikindi cyago cya 9 cyitwa umwijima. Dusome mu Kuva igice cya 10. Kuva igice cya 10 turebe uko umwijima byari bimeze bite mu Egiputa, byari bimeze bite. Igice cya 10, igice cya 10 umurongo wa 23 haranditse ngo, umurongo wa 23 igice cya 10 haranditse ngo, umurongo wa 23 niho turi. Ntihagira, reka dusome duhereye ku murongo wa 22. Icyago cya 9 hacura umwijima. Uwiteka abwira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho. Umwijima umeze nk'iki? Oya, ubu hano hari umwijima ariko ntiwawukoraho. Tekereza kugira ngo umwijima ubudike mu mazu y'Abanyegiputa kugezaho ukoraho nk'uko ukora ku icupa. Mbese byari byoroshye? Byari byoroshye? Niho turi. Maze umere nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose. Umara iminsi 3. Iminsi ngahe? Umara iminsi 3 umeze nk'ikintu wakoraho kandi ari umwijima. Umara iminsi 3. Ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari. Bimara iminsi 3. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga. Mu gihe muri Egiputa hari umwijima, mu gihe batabonaga, ndashimira Imana ko Igosheni habonaga. Bana b'Imana, Imana ihagaze ku bwoko bwayo. Ikibazo ubwoko bwayo buyihungiraho. Ho harabonaga. Icyama imiryango yacu igahinduka Igosheni. Nuko icyo ngicyo cyari icyago. Icyo ngicyo cyari icyago cya 9. Aha, tugeze ku cyago cya 10 aricyo cya nyuma. Icyago cya 10 hapfuye abana b'imfura. Kuva igice cya 11, igice cya 11 umurongo wa 7. Umurongo wa 7 muze gusoma iyi mirongo yose ndi kubabwira. Maze reka duhere ku murongo wa 10, ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, kuko iki nicyo cyago cya nyuma, reka tugere ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana. Yesu ashimwe. Kubera ko icyago cyagombaga kuba ari kibi, kibamereye nabi, bagombaga kubiyirukanira ubwabo. Umurongo wa 4, umurongo wa 2. None bwira abantu, umugabo wese abasoba umuturanyi we, n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we, basabe ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Aleluya. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati mu Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzagenza gute? Buzapfa. Maze hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, ariko ntihazongera kubaho nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli, haleluya, ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamokera mu bantu cyangwa mu matungo,
yanesheje abanyegiputa n'Abisirayeli. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko i Gosheni nta yaba umuntu yaba itungo nta muntu n'umwe mbwa yigeze imokera. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, ngibyo ibintu ngaya amateka bagendaga bibuka igihe babaga bagiye kujya muri Pasika, bakajya baganira mu miryango yabo, baturibuka ukuntu Uwiteka yarokoye abana bacu igihe abana b'Abanyegiputa bari bashize, bati ndabyibuka. None se uribuka ukuntu hateye umwijima wari wabuditse iminsi 3 ariko twebwe iwacu hari kwaka? Bati yego turabyibuka. Izo mpamvu zose zatumaga bafata umwanya bakajya i Yerusalemu, bakajya muri Pasika y'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Rero iyi Pasika y'Uwiteka bibukaga ukuntu abana ba Egiputa b'imfura bapfuye bagashira kandi abana babo bakarokoka. Izina ry'Imana rihimbaza. Ariko gushobora kwibaza mu Egiputa ukuntu byari bimeze. Wageraga mu muryango wabo, umugabo nimba ari mu rugo ari imfura agahita apfa, nimba umugore ari imfura bashakanye nawe agahita apfa, umwana wabo babyaranye w'imfura agahita apfa, itungo ryabo iyo ryabyaye bwa mbere igahita ipfa. Ariko Imana yacu ni nziza. Nshuti zanjye bavandimwe, ushobora kwibaza ukuntu mu Egiputa byari bimeze, ariko i Gosheni hariya hirya ahantu bisi Gosheni aho Abisirayeli bari barakambitse, bari biryamiye muri bari baryamye, umugabo n'umugore we bapfumbase akana kabo k'imfura, bari mu mutekano w'Imana y'Abisirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihagaze ku bwoko bwayo. Abisirayeli muri gihe mu bihe bitatu bajyaga bagiye Yerusalemu, bagombaga kujya mu gihe cya mbere cyitwa Pasika y'Uwiteka, bakagenda bibuka ukuntu Imana yabarokoye ikoresheje amaboko akomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, byari itegeko ry'Imana ko bagombaga kujya muri Pasika. Hano haranditse ngo nimurebe baryamye bapfumbase abana babo, ahandi hose hari imiborogo. Bagombaga kubiganira iwabo mu miryango. Ibyo kandi byatumaga bahaguruka bakagenda bose, yaba umugabo yaba umugore yaba abana babo yaba uw'imfura yaba umuhererezi, bose bagafata igihe bakajya muri Pasika y'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, tukiri aha ngaha, Pasika y'Uwiteka cyari ikintu gikomeye. Pasika yabaga iri bukorwe mwiki? Bajyaga muri Pasika bibukaga ukuntu bisha abana b'imfura bo mu Egiputa, kandi nabo bafataga igitambo bagatambira Uwiteka. Iyo batambaga ibitambo buri gihe bahoraga bibuka ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bakibuka yuko badakizwa n'amaraso y'intama, ahubwo muri ayo maraso y'intama babonagamo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Reka mbatangarize uyu munsi yuko isi yose yacunguwe bidaciye mu bana b'intama, yacunguwe biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero iyo bagendaga rero hari ikindi kintu bagombaga kwibuka. Iyo bagendaga babaga bavuye muri Pasika bagataha, bakazongera ikindi gihe mu kwezi kwa 7. Haleluya. Mu kwezi kwa 7 habaga undi munsi ukomeye witwaga umunsi w'impongano. Munsi w'impongano mu Bisirayeli wari umunsi ukomeye cyane, aho umutambyi yajyaga mu buturo bwera rimwe mu mwaka. Byabaga ari ibintu bikomeye, kandi igihe yajyaga mu buturo bwera rimwe mu mwaka, Abisirayeli nabo barazaga nyine muri icyo gihe cya 2 bakagiye Yerusalemu. Buri wese akaba ahinda umushyitsi mu mutima avuga ati aho none nta cyaha cyaba cyarasigaye ntababariwe. Yesu ashimwe. Aho none nta cyaha cyasigaye nticujije, akaba guhinda umushyitsi mu mutima. Maze ngo umutambyi yaragendaga akagenda akinjira mu buturo bwera, yamara kwinjiramo ngo hanze bafataga inzogera bakayimuzirika ku birenge, kugira ngo najya gutambira ibyaha bye n'iby'abana ba Isirayeli, ahari nihagira haba abantu baba baticujije ibyaha, nawe ubwe aticujije yagombaga kugwayo. Babaga bafite ubwoba bavuga bati eske turi burokoke uyu munsi cyangwa ishyanga ry'Abisirayeli ribuzime? Maze bagira umugisha
babaga bimeze gute? Iyo babaga bariyo mu munsi mukuru w'impongano byari bimeze gute? Wabaga mu kwezi kwa karindwi, bazirikanaga ko Imana yakiriye ibitambo byabo batambye umwaka wose. Yesu ashimwe. Maze bagabizirikana, kandi Imana yatanze, bazirikanaga yuko mu mwaka wose Imana yabahaye umwero, kandi bazanaga umuganura w'ibyo bungutse, aleluya, cyangwa ibyo babaga barejeje mu uyu munsi mukuru w'impongano. Bazaga mu nzu y'Uwiteka, bakaza bicishije bugufi, bakazanira Imana umuganura w'ibyo bejeje, kandi babaga bafite ibyishimo, bafite umunezero n'icyizere, kandi icyizere basaba cyo gusaba imbabazi z'ibyaha byabo, aleluya. Bakavuga bati umwaka wose twatambaye ibitambo, ariko Uwiteka yaratubabariye. Ariko bakaba bafite n'izindi mpungenge, ese none aho none ntabwo twaba hari ibyaha twasigaranye? Ariko bakongera bakagira kwizera, bakaza imbere y'Imana bafite ibyiringiro, bafite umunezero, bafite ibyishimo. Maze bakazanira Imana umuganura w'ibyo bejeje, bakazana amahundo, bakajya bayazunguza imbere y'Uwiteka Imana, bana b'Imana. Maze rero mu gushima kwabo bazanaga amavuta y'imyelayo y'imyimbambere, aleluya. Bakazana amavuta y'imyelayo y'imyimbambere, ya yindi yeze mbere, bagakamuramo amavuta bakayizanira Uwiteka. Ikindi, amahundo y'impeke, aleluya. Amahundo y'impeke bakayizana nk'ikimenyetso cy'uko byose biva ku Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Bakabizana. Hanyuma rero Abisirayeli, muzirikane kano kantu mukumve neza, batitaye ko abaturanyi babo bejeje byinshi cyangwa bikeya, bobo banezerwaga n'uko bafite Imana yabo, haleluya. Iyo babaga bagiye kujya mu munsi mukuru w'impongano, baravaga batasye na gusarura jyana, nibashaka bazanibe, batitaye ngo bajura ngo baraza bakingure babibereka da, kuko Imana yari yarasezeranye ngo igihe muzaba mugiye Yerusalemu mu bihe bitatu, ngo nta muntu n'umwe uzifuza igihugu cyanyu. Byari isezerano. Imana igahagarara ku mitungo yabo, igahagarara ku matungo yabo basize, igahagarara ku nzugi zabo. Abisirayeli bakajya mu munsi mukuru w'impongano, bagaruka iwabo bagasanga ingo zabo ari amahoro. Babaga bafite abasekirite bitwa abamarayika. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero maze bana b'Imana banezezwaga gusa nuko Imana yari Imana yabo. Igihe se babaga bari kujya mu munsi mukuru w'impongano, ni ibiki bagendaga batekereza mu mitima yabo? Zaburi ya 33. Umva ibyo bagendaga batekereza. Zaburi ya 33. Bagendaga batekereza iki bari kujya mu munsi mukuru w'impongano? Zaburi ya 33 umurongo waho wa 12. Umurongo wa 12 haranditse ngo hahirwa ishyanga rifite Uwiteka w'Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba umwandu we. Ngo kuko bagendaga bavuga bati turahirwa twebwe dufite Uwiteka w'ishyanga, maze turi ishyanga ry'Uwiteka Imana yitoranije. Umurongo wa 18 w'iyo Zaburi, umurongo wa 18 haranditse ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa, izina ry'Imana rihimbazwe. Umurongo wa 22 haranditse ngo Uwiteka imbabazi zawe zibe kuri twe nkuko tugutegereza. Nguko uko bajyaga mu munsi mukuru w'ingando bajyaga mu munsi mukuru w'impongano batekereza. Nuko rero icyo kikaba ari igihe cya kabiri bagomba kujya i Yerusalemu. Igihe cya gatatu rero cyari gisigaye, nabwo bajyaga i Yerusalemu. Igihe habanzaga kujya mu munsi mukuru wa Pasika, hagakurikiraho kujya mu munsi mukuru w'impongano. Icya gatatu cyazaga ari iminsi mikuru y'ingando, aleluya, aleluya. Yabaga ari iminsi mikuru y'ingando, byabaga ari ibirori byiza. Mbese byabaga bimeze bite? Numva rero byabaga ari iminsi mikuru y'ingando. Bagendaga urugendo rurerure, umuryango wose ntawe usigaye mu rugo. Yesu ashimwe. Ntawe usigaye hehe? Bo ari umugabo,
ari umugore ari abana bose bakavuga bati tugiye mu minsi mikuru y'ingando. Aho banyuraga hose barabimenyaga, bakamenya bati ariko ko tureba mu mihanda harimo abantu bambaye neza cyane, harimo abantu bambaye imyenda y'imyeru, ko tureba abantu bari kugenda bahimbaza Imana bagenda baririmba, ni bande turi kumva? Bataba ngabo ni Abisirayeli bagiye mu minsi mikuru y'ingando. Byabaga ari ibirori bishimishije. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Byabaga ari byiza. Aho banyuraga hose barabimenyaga. Igitera umunezero cyose baragikoraga. Barimbishaga i Yerusalemu, bubakaga utuzu tw'ibyatsi, bibukaga urugendo rwabo rwo mu butayu. Aleluya. Iyo babaga bubatse utuzu tw'ibyatsi bageze i Yerusalemu, umuryango wose ukubaka akazu aho bazajya barara bakanariramo, ngo babaga bari kwibuka ngo muribuka rwa rugendo rwo mu butayu? Bati turarwibuka. Bati reka dushimire Imana ko yadukijije. Maze ibyo bintu byose bakabyibuka. Bana b'Imana, bariraga amarira avanze n'ibyishimo. Amatsinda y'abaririmbye agahaguruka agahimbaza Imana. Umva rero, ibicurangisho byose binejeje barabikoreshaga. Imana ihabwa icyubahiro. Nguko uko Abisirayeli bajyaga bajya mu minsi mikuru y'ingando. Imana niduha igihe tuzongera tugaruke ku minsi mikuru y'ingando. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Bana b'Imana, ibihe bitatu Abisirayeli bajyaga i Yerusalemu byabaga bihisha ibanga rikomeye, kandi ni nako n'uyu munsi natwe iryo banga turacyarifite. Imana ihabwa icyubahiro. Iryo banga turacyarifite natwe uyu munsi. Twibuka Pasika y'Uwiteka. Pasika y'Uwiteka ndaje nyibabwire. Natwe uyu munsi mu kwezi kwa karindwi yo kugeze, tuzana amahundo y'ibyo twejeje, tukaza kumurikira Uwiteka, tukaza kumubwira yuko ari we byose bikomokaho, ko ari we nkomoko y'ibibaho byose. Kandi iyo ukwezi kwa karindwi kurangiye, duhita twinjira mu minsi mikuru y'ingando nk'ibirori byo kwibuka yuko Imana ari Imana yacu. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, nuko rero reka dusome mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 6. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya 5 umurongo waho wa 6. Haranditse ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umurongo wa 6 haranditse ngo sorry igice cya 5 umurongo waho wa 6 n'uwa 7 haranditse ngo, umurongo wa 6 n'uwa 7, kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mu birobe rishya mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko umusemburo wa kera kuko Pasika yacu yatambwe rimwe, ari we Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Kuva igihe Yesu Kristo yatambaga igitambo kimwe rizima i Karuvari ku musaraba, aho ngaho ho nzahagaruka. Icyo gihe Pasika yari irangiye, ntago Abisirayeli bagombaga kongera gusubira muri Pasika kujya gutamba ibitambo by'intama. Oya, Yesu Kristo nk'igitambo kimwe rizima yaramaze kuboneka, kandi Yesu yacunguye umunyabyaha wese uri ku isi. Bityo rero uyu munsi ntabwo tukijya muri Pasika, ahubwo Pasika yacu yatambwe rimwe, niwe Yesu Kristo. Mu yandi magambo, buri munsi uko tubyutse tugasenga, tuba turi gutamba igitambo cya Pasika. Tuba turi kwibuka Yesu Kristo buri munsi, ahora mu mibereho yacu, kuko twibuka yuko yaducunguye akoresheje amaraso ye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero irindi somo nagira ngo mbabwire yuko umunsi mukuru w'impongano urakomeje, uzasoza Satani arimbutse. Aleluya. Mu munsi mukuru w'impongano hari ikintu cyagombaga gukorwa. Bagombaga kujyana ihene yabaga ihagawe na Satani. Iyo barambikagaho ibiganza bakaturiraho ibyaha byose by'Abisirayeli, barangiza bakajya kuyohera mu butayu. Uko niko kwiherezo ry'ibihe Satani n'icyaha azapfa, maze Satani icyaha no kunesha kw'icyaha
bizabaho, ahubwo icyaha kizakurwaho burundu duhabwe ubugingo by'iteka ryose. Igihe Satani azaba akuweho n'icyaha gikuweho, nibwo umunsi w'impongano wacu uzaba urangiye. Yesu Kristo niwe wawutangije kandi uzasoza tugiye mu ijuru Satani amaze kurimbuka n'icyaha gikuweho. Imana ihabwe icyubahiro. Bana b'Imana, kandi iminsi mikuru y'ingando irakomeje. Aleluya. Tuzakomeza kuyikora mpaka Yesu agarutse, tuzayisoreza mu ijuru, aho tuzakora ibirori by'iteka ryose, dushimira Imana yuko yaducunguye, dushimira Imana ko ikomeje kubana natwe, dushimira Imana ibintu bikomeye cyane yadukoreye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Iyo usomye uburezi, igitabo cyitwa Uburezi page 42, tubona ukuntu Abisirayeli babaga bagiye mu minsi mikuru y'ingando babaga bameze gute, mu mitima yabo babaga bameze gute. Haranditse ngo igihe babaga bari mu minsi mikuru y'ingando cyari igihe cyo gutuma uruho kandi kitarimo guhagarika umutima. Aleluya. Cyabaga ari igihe cyo gutuma uruho no guhagarika umutima. Erega bana b'Imana, natwe uyu munsi tujya tugiraho agace. Yesu ashimwe. Mbese mujya mugira amateraniro makuru y'icyumweru cyose? Ntago muyagira, ariko mugiraho iminsi 2. We reka mbabwire, nta wamenya si ubu mwagira gutya mukabona mutaha barampanze ngo ninza ahangaha. Yesu we, twabisubiramo bya bintu twakongera tukabisubiramo. Iminsi mikuru y'ingando natwe tujya tuyigira, maze abantu bakagura imyenda mishyashya, abantu Imana bagashigisa ubusururu, maze abantu bagateka ibyo kurya, ukava mu materaniro makuru uca ku rugo rwo kwa runaka, mugenda muri kurya muri kunywa, ukabona abantu ntago bashaka gutandukana. Abayobozi b'itorero bambaye neza, korali zadodesheje imyenda mishyashya. Natwe tuba turi mu minsi mikuru y'ingando, kandi iyo minsi mikuru y'ingando tuzayikomeza mpaka Yesu agarutse. Niho tuzaba tugeze mu ijuru, aho tuzatuma uruho, aho tutazongera guhagarika umutima by'iteka ryose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abisirayeli kurindwa kwabo bari bafite ibanga mu kujya Yerusalemu mu bihe 3. Ndabifuriza muri aya masaha kugira ngo umuntu wese ibyo bihe ajya bikumbura. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bana b'Imana, reka mbabwire, uko Imana yarinze ubwoko bwayo mu gihe cya Egiputa, niko n'uyu munsi ikomeje kuburinda, kandi tukarindwa ibyago bigiye gutera isi. Iyo ugeze mu Byahishuwe igice cya 15, usanga hari ibyago 7 by'imperuka, aho ibyago 7 by'imperuka bizatera ku isi. Abantu basuzuguye amategeko y'Imana, maze bose bisebe bikabatera, amazi agahinduka amaraso. Uzabisoma mu bihasange. Ndashimira Imana yuko ubwoko bwayo bwayiyeguriye buzarindwa nk'uko Imana yarokoye Abisirayeli. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye bavandimwe, isomo risoza turarisanga muri Zaburi y'106. Zaburi y'106 umurongo wa 1. Zaburi y'106 umurongo wa 1. Haranditse ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora witeka ryose. None ndi kwibaza ngo muri uyu mugoroba hari umuntu waba uri wumva ushaka guhongira ku Mana y'Abisirayeli, ariyo Mana isubirisha umuriro, akaba yumva ashaka nawe kuzarindwa ibyo byago nk'uko Imana yarinze abana ba Isirayeli igatandukanya Abisirayeli n'Abanyegiputa. Itandukaniro riracyariho n'uyu munsi. Niba uhari ukaba wifuza ko tugusabira umugisha, tambuka uze dusenge. Waba uhari? Imana ni nziza, Imana igira urukundo. Hano hari indirimbo nahoze ndi kureba ya 307, ndi kureba urukundo Imana ikunda umunyabyaha. Niba uhari mu gihe ndi kuririmba iyi ndirimbo, urahaguruka maze uze dusenge. Ni indirimbo isa nkaho izwi n'abantu benshi, cyangwa se batayizi bitewe nuko yahindutse. Urukundo rw'Imana yacu nta muntu wa rurondora, rusagutse ikirere cyose, rugerano munsi y'isi. Abantu bose bacumuye
twacunguwe na Yesu umwana we wese wahabye yaramwicunguriye mbega urukundo rutangaje rutagira rugero abera bazaruririmba ibihe bidashira. Haleluya. Imana iradukunda. Imana ishaka gushyira itandukaniro hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Imana ishaka kuturinda ibyago birindwi bigiye gutera. Nkuko yarokoye Abanyegiputa niko natwe yiteguye kuturinda. Usibye n'ibyo na mbere yuko ibyago birindwi bizagera, mbese gutekereza ku burinzi bukomeye Imana yashyize ku muryango wawe. Uzi ko uramutse urebye hanze wabona ibintu byarazambye, nyamara wareba iwawe ugasanga Imana iracyaguhaye umutekano. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni bangahe bashimira Imana ko Imana yacu idukunda? Uwiteka barebe neza abaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka kubaza, nta muntu uri hano wumva ashobora gufatanya natwe isengesho muri uyu mugoroba tukamufasha gusenga? Niba uhari tambukuze, maze nawe uzarindwe ibyago bigiye gutera igihe cyose uzaba ugendera ku mabwiriza Imana itanga. Niba uhari tambukuze. Urahari? Niba uhari ngwino gashyireho igice cya kabiri. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa hariho itandukaniro. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Haba hari undi? Nta wundi uhari? Igice cya kabiri. Niba hari undi nawe tambukaze. Uko ibihe bizaha ibindi n'ubwami bw'isi bwashize, abantu bakanga gusenga amabuye zaririma. Urukundo rw'Imana yacu ntabwo rurondoreka, rwacunguye bo mu isi bose tuzaririmba iteka. Mbega urukundo rutangaje rutagira urugero, abera bazaruririmba kugeza ibihe byose. Inyanja zose zaba wino n'ijuru ryabo b'impapuro, tukandikisha agati kose umuntu wese akandika. Urukundo rw'Imana yacu rwakamye inyanja zose, ntabwo rwabona urukwirwa rusa gutsikirere. Haleluya. Ni bangahe bashimira Imana yacu ko Imana yacu ari urukundo? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Data wa twese, Muremyi udukunda cyane, utwitaho uko bukeye n'uko bwije, uhabwa icyubahiro. Mana yacu ntako bisa nko kuguhungiraho. Abisi bagira ibindi bahungiraho, bakagira ibyo bishingikirizaho, ariko muri uyu mugoroba twishingikirijeho. Izina ryawe rihimbazwe. Tumaze kubona ukuntu watabaye ubwoko bwawe
igihe bari bahanganye n'abanyegiputa, igihe Farawo yengaga ko bajya mu gihugu cy'isezerano, Mana yacu yarabagundiriye ariko urabarwanirira ukoresheje amaboko akomeye, uhabwa icyubahiro. Mana ishobora byose, uko warenze ubwoko bwawe ni nako muri uyu mugoroba utumeneye ibanga ko natwe tuzarindwa ibyago 7. Muri uyu mugoroba tuguhungiyeho ngo tuzarindwe nawe. Hari abana b'abasore bahagurukiye ku maguru yabo 2 bakaza imbere y'iri teraniro kuri uru ruhimbi, ntabwo ari igihe basanze Yesu wabapfiriye. Ndakwinginze Data wa twese, nk'uko abana b'Abisirayeli bigishwaga amategeko bakayahimba no mu ndirimbo ngo bayafate, bagahora babaririza amakuru y'umunsi mukuru wa Pasika, ababyeyi bakababwira ati mwararokowe, abana bacu bararokotse mu gihe abanyegiputa bashize. Abana bicishiraga bugufi bagahita bavuga bati natwe tuba twarapfuye, bagashima Imana yo mu ijuru. Izina ryawe rihimbazwe. Turakwinginze rero ngo muri uyu mugoroba wakire kwitanga kwacu, kandi uhereye uyu munsi udushyire mu bwishingizi bwawe, tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mwisharire, ndabaza niba harimo babashyitsi nabwiye ko ndi buhe impano, niba bahari nibatambuke baze hano kugira ngo nsohoze isezerano nabasezeraniye. Abashyitsi baba batashye? Ese batashye? Niba batatashye nibaze hano. Ndi kubona umushyitsi umwe hano mafite igitabo cyiza cyitwa ibyigisho bya Bibiliya. Iki gitabo kizagufasha kwiga Bibiliya no kwisobanukirwa. Imana iguhe umugisha kandi uzagaruke. Yego, Imana iguhe umugisha. Bizera ndabifuriza imigisha ituruka ku Mana. Imana ibahe imigisha. Hanyuma rero hariya kuri ariya meza hari ibitabo, hari reka dushimire Imana